Reka tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ndetse tubahe ikaze ku buzima Info Clinic. Nk'ibisanzwe tugiye kuganira ku buzima, aho by'umwihariko tugiye kuganira ku biribwa 10 bibonekamo proteine nyinshi cyangwa se bikize ku ntungamubiri yitwa proteine nyinshi, nyine bitandukanye n'ibindi biribwa cyangwa se kurusha ibindi biribwa uzi. Nanone muri kino kiganiro turaganira ku mpamvu proteine ari intungamubiri nziza cyane ubasha kwisobanukirwa neza, kuko ntabwo bisanzwe ko twaganira nyine kuri proteine cyangwa se ku biribwa birimo proteine nyinshi ku ntungamubiri imwe. Burya proteine ni intungamubiri nziza ishobora gutuma umwana muto akura akaba munini cyangwa se akaba muremure, zishobora gutuma mu gihe wakomeretse ubasha gukira neza, igisebe kigasubirana. Muri make proteine ni intungamubiri zubaka umubiri, za zindi zituma umubiri wacu ubasha kwiyubaka. Nibyo rero tugiye kuganiraho muri kino kiganiro. Kino kiganiro uza kugikurikira kirakumara amatsiko kuri byinshi kandi bitume umenya byinshi utazi kuri ibyo biribwa byongera umubiri cyangwa se bishobora gutuma ubyibuha, bishobora gutuma ukira mu gihe wakomeretse, cyangwa se bishobora gutuma umubiri wacu ubasha gukora nko mu gihe ukiri muto. Nibyo ngibyo tugiye kuganiraho. Wakora subscribe muri bwa mbere igeze kuri channel. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi nanone wakora subscribe. Burya rero mbere ko tuvuga kuri ibyo biribwa, reka turebere hamwe akamaro ka proteine, k'intungamubiri za proteine ku mubiri wa muntu. Proteine rero burya ni intungamubiri zifasha mu kubaka ndetse no mu gusana umubiri wacu mu gihe wangiritse cyangwa se wagize ikibazo. Iyo wakomeretse burya proteine zikenerwa n'umubiri kugira ngo zibashe gusana ahandi hakomeretse. Proteine nazo ziba zigize imikaya y'umubiri cyangwa se muscle z'umubiri, zikaba rero zishobora kubaka ndetse no gusana umubiri mu gihe wangiritse. Proteine zishobora gutuma umuntu akura cyangwa se mu byitwa growth and development, cyane cyane nk'umuntu ukiri muto ugikura, cyangwa se mu isanwa ry'uturemangingo tumwe na tumwe. Ugasanga nanone proteine zirakenewe no ku bantu bakuru. Proteine nanone zikoreshwa n'umubiri mu kongera ndetse no gukora abasirikare bashya cyangwa se mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri. Proteine nanone zikoreshwa n'umubiri mu gukora zimwe muri enzyme mu mubiri ukenera ndetse no gukora imisemburo imwe n'imwe umubiri ukenera. Proteine zikoreshwa n'umubiri mu gutuma twirinda uburwayi bumwe na bumwe bushobora kudutera cyangwa se guhura nabwo, harimo n'indwara zikomeye. Muri make intungamubiri za proteine ni intungamubiri nziza cyane umubiri wacu ukenera kandi ku bwinshi, kuko burya zirengera ubuzima bwacu. Reka turebe hamwe rero bimwe mu biribwa bigera ku 10 bibonekamo proteine nyinshi. Ikiribwa kiza ku mwanya wa mbere ni ikiribwa cyitwa amagi. Burya amagi birazwi ko abonekamo proteine nyinshi ndetse akaba ari meza nko ku bana cyangwa se no ku bantu bakuru. Burya ni meza. Amagi byibuze igi rimwe bonekamo proteine zingana na garama 6 cyangwa se 7 mu igi rimwe. Ibyo rero bigatuma igi riba ryiza kubera ko ribonekamo proteine nyinshi. Igi kandi amagi nanone abonekamo intungamubiri zirimo nka vitamine B12, vitamine D. Nka vitamine B12 ikoreshwa mu gutuma ubwonko bwacu bukora neza ndetse no gutuma imikaya cyangwa se imyakura yumva igira ubuzima bwiza. Vitamine D dusanga mu magi nanone ifasha mu gukora ubudahangarwa bw'umubiri ndetse no kuzamura no gutuma amagufwa akomera. Nanone mu magi dusanga byitwa choline, nabyo bifasha mu gukura k'ubwonko bwacu, tugasangamo n'ibinure byiza. Muri make rero amagi ni kimwe mu bintu dushobora gusangamo proteine nyinshi. Proteine nyine iyo ntungamubiri yitwa proteine ku bwinshi. Ikiribwa cya kabiri dusangamo proteine nyinshi ni inyama y'inkoko. Burya inyama y'inkoko nayo ni nziza, tuyisangamo proteine nyinshi ndetse burya ni kimwe mu biribwa nanone bikungahaye kuri proteine nyinshi. Nk'ubu byibuze mu nyama y'inkoko ingana na garama 100 dusangamo proteine zingana na 30 cyangwa se 30% by'iyo zo nyama nyine z'iyo nyama. Muri make bingana garama 30 za proteine mu nyama byibuze mu garama 100 y'inyama y'inkoko. Muri make rero mu nyama y'inkoko none dusangamo izindi ntungamubiri z'ingenzi, harimo nka vitamine zo mu bwoko bwa B, nazo zifasha mu gutuma tugira umubiri wacu ukora neza. Tugasangamo n'umunyungugu witwa selenium ndetse n'ibindi binyabutabire n'andi mavitamine menshi tuyisanga mu nyama y'inkoko, ikaba ari nziza. Kandi dusangamo karite nziza ya proteine burya mu nyama y'inkoko. Ikiribwa kiza ku mwanya wa gatatu dusangamo proteine nyinshi ni amafi cyangwa se inyama y'ifi. Burya inyama y'ifi nayo ni isoko nziza ya proteine, aho dusangamo n'ibinure byiza bya omega 3 byibuze burya mu nyama y'ifi muri garama 100 zayo
dusangamo poroteyine ingana na 25 cyangwa se na migarama 25. Umuntu kuva ngo ufashe mu nyama y'ifi ugafata garama 100, usangamo poroteyine zingana na garama 25. Umuntu amara cyo urumva ko ari 25% by'inyama ufashe inkoko ahoriyemo poroteyine ingana na 25% uko yaba ingana kose. Mu nyama y'ifi rero buryo dusangamo karite nziza ya poroteyine, tugasangamo ibinure byiza byo omega 3, tugasangamo vitamine D, tugasangamo n'imyunyungugu itandukanye harimo nka iode ndetse na selenium. Ibyo byose bikaba ari byiza ku buzima bwa muntu. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa gatatu dusangamo poroteyine nyinshi ni yawurute. Buriya yawurute nayo ikorwa mu mata, murabizi. Burya nayo ikaba ari nziza aho dushobora gusangamo poroteyine nyinshi cyangwa se intungamubiri za poroteyine nyinshi. Nko mu gakombe gato nyine ka yawurute tubona haba harimo byibuze garama 20 za poroteyine muri kara gakombe nyine muzi ka yawurute. Tugasangamo poroteyine nziza, tugasangamo burya calcium kuko calcium iboneka no mu mata murabizi, kandi ituma amagufwa yacu akomera. Tugasangamo ibyitwa probiotique nabyo bituma igogora ibyo twariye rikorwa neza. Burya dusangamo n'imyunyungugu witwa potassium ndetse na vitamine zo mu bwoko bwa B. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa gatanu kibonekamo poroteyine nyinshi ni lentille cyangwa se lentils. Narizo burya zibonekamo poroteyine nyinshi. Burya lentille byibuze igikombe cyazo kibonekamo garama 18 za poroteyine. Ufashe agakombe nyine nk'aka k'umweru ka plastique tunyweramo ibikoma, usanga nyine kabonekamo garama 18 za poroteyine. Hakabonekamo poroteyine nziza kandi nyinshi ku kigero kinini cyane. Hakabonekamo ubutare bwa fer, ibyitwa folate ndetse n'umunyungugu wa magnesium. Hakabonekamo n'ibinure bike, burya nta binure biboneka muri lentille, nazo burya zikaba ari nziza ku buzima bwa muntu. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa gatandatu dusangamo poroteyine nyinshi ni cheese cyangwa se nanone cottage cheese. Nazo zikomoka ku mata cyangwa zikorwa biherewe ku mata. Agakombe kamwe ka cheese kabonekamo poroteyine zingana na garama 25 ndetse na 28 bishobora kuza muri icyo kigero. Tugasangamo poroteyine nziza ku kigero cyiza, tugasangamo umunyungugu wa calcium ndetse na phosphore, tugasangamo na vitamine zo mu bwoko bwa B, tugasangamo n'izindi ntungamubiri harimo nk'ibyongera imbaraga. Burya nabyo ni byiza cyane kuko tubisanga muri ibyo biribwa. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa karindwi cyongera ubudahangarwa bw'umubiri ni ikiribwa cyitwa ibishyimbo. Ibi bishyimbo tuzi rwose turya buri munsi, burya dusangamo poroteyine nyinshi cyane. Ibishyimbo rero burya bikaba ari byiza kuko bibonekamo poroteyine nyinshi, ndetse nanone burya mu bishyimbo byubuze nk'agakombe kuzi ibishyimbo dusangamo poroteyine zingana na garama 15. Agakombe nyine k'ibishyimbo burya dusangamo garama 15 za poroteyine. Ibishyimbo rero burya dusangamo n'izindi ntungamubiri harimo nk'ibyitwa fibre, poroteyine nziza, hakazamo ubutare bwa fer ndetse nanone hakazamo na potassium ndetse n'izindi ntungamubiri nyinshi zitandukanye. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa 8 dusangamo poroteyine nyinshi ni tofu. Tofu murabizi ko ikorwa iherewe kuri soya, ndetse nanone hari n'abayita inyama ya soya. Tofu rero nayo ikaba ari nziza cyane kubera ko nayo burya tuyisangamo poroteyine nyinshi, kandi tukasangamo n'izindi ntungamubiri harimo nka fer, calcium, ibinure byiza, ndetse ikaba ari nziza cyane kuyiteka ukayisimbuza inyama nk'abantu badakunda inyama cyangwa se bashobora kugira allergie ku nyama cyangwa se abantu baba vegetarian. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa 9 kibonekamo poroteyine nyinshi ni soya ndetse n'ubunyobwa. Burya soya n'ubunyobwa nabyo tubisangamo poroteyine nyinshi, tukasangamo n'izindi ntungamubiri z'ingenzi. Nka poroteyine iboneka muri soya burya nayo ni nyinshi cyane, aho bishobora kubonekamo byibuze mu kayiko kuzuye soya cyangwa se kuzuye ubunyobwa dusangamo poroteyine zingana na garama 5 kugeza ku 8 za poroteyine. Aho burya byibuze muri poroteyine dusangamo izindi ntungamubiri, muri soya dusangamo izindi ntungamubiri nka poroteyine, ibyitwa fibre, vitamine E, magnesium, zinc ndetse n'izindi ntungamubiri nyinshi. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa 10 dusangamo poroteyine nyinshi ni amata. Amata twagiye tuvuga ibikomoka ku mata, ariko tugeze no ku mata nyirizina. Aya mata yaba ari inshyushyu cyangwa se ikivuguto, burya kibonekamo poroteyine nyinshi cyane. Hakabonekamo n'izindi ntungamubiri, hakabonekamo poroteyine ziri complet cyangwa se complete protein, hakabonekamo calcium ndetse na vitamine D, hakabonekamo potassium ndetse hakabonekamo n'amazi. Ibi byose bikaba ari byiza cyane mu gutuma tugira ubuzima bwiza, ndetse nanone no gutuma tugira ubuzima bwiza tutarwaragurika.
Muri rusange rero iyo uriye ibiribwa bitarimo poroteyine urarwara indwara z'imirire mibi, kabone niyo waba urya neza ariko urya ibiryo bitarimo poroteyine. Poroteyine ikaba ari ingenzi cyane mu gutuma tugira ubuzima bwiza, nk'uko twabivuze, mu gutuma mu gihe wakomeretse ukira vuba no mu gihe urwaye ukira vuba, ndetse burya poroteyine ni nziza rwose, itanga itafari ryubaka ubuzima, ndetse hari n'abazita ko zigira ibyitwa building block of life, cyangwa se amatafari yubaka ubuzima. Muri rusange rero ibyo biribwa ni ibiribwa 10 twakubwiraga bibonekamo poroteyine nyinshi ukwiye kurya, cyane cyane bikaba ari byiza ku bantu bakiri bato, abagore batwite, abantu bafite uburwayi bushegesha umubiri, abantu bifuza kubyibuha. Ibyo biribwa tukubwiye ni ibiribwa byiza cyane bakwiye kurya. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe, tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.